urabizi mu minsi yashize tumaze iminsi dufite saga y'umuntu bita Mitsutsu ndetse na Nana hakaza kiyongeramo undi bita Bobo. Mitsutsu yaraje adukina plaka avuga ko akundana na Nana. Iriya yari plaka se? Yari plaka 100%. Narabonye baragiye no gukodesha inzu yo wapi nizo rero ngenje kukubwira. Mitsutsu na Nana nta na rimwe bigeze bakundana. Kiramani n'ubundi ahita yegerana Mitsutsu arabahuza. Mu kubahuza arababwira ngo n'ubundi byanyu biri ahanyuma biri kurangira, ahubwo noneho mu gihe biri kurangira ndashaka kubereka ngewe icyo munkorera. Ndashaka ko noneho mugiye gukubita pranka ivuga ngo Mitsutsu yamaze kwanga Nana. Nana ngiye guhita muha Bobo. Bobo ni umusore mushyashya nawe twizaniye ahangaha. Mitsutsu yazanye umukunzi mushyashya bagiye gukorana. Ni umukunzi ku by'akazi. Bobo yazanye umukunzi mushya. Hanyuma Nana bahoraga bapfa. Finally inkweto ibonye iyayo. Congratulations my people. Ashyiraka emoji kimpeta for new journal. Imana izabagende imbere. Iyo ni poste ya mbere. Iya kabiri ivuga ngo iki? Iya kabiri ni ya Bobo na wa mukobwa bari gukina biyari iravuga ati congratulations my Bobo. Ashyiraho impeta Uwiteka azabe iruhande rwanyu. Uyu Nana aba postinze agiye hehe? Ntago nzaho yari yerekeje. Nana iyi ni breaking news. Nana nagakiri mu iki gihugu. Nana yamaze kwerekera yafashe rutema ikirere. Yerekeje he? Muri Kenya. Umukobwa w'isugi uzabyara umuhungu amwite amazina yanyu. Ubu bukuzaba burimo? Oyabwo ntago nzaba mburi. Niyo mpamvu nagushinyitse. Iyi ndirimbo nuno mugani bivuze iki? Ntago nzi gisobanura na kimwe cyabyo. Ahubwo bivuze iki wowe? Windeba ko. Bivuze iki ni hazamo Emmanuel ku mukobwa w'isugi? Bivuze iki? Ushaka kuvuga ko bagiye kurubuka twite se? Ibyo ni wowe uri kubivuga. Kabasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko muri amahoro natwe tumeze neza cyane. Utameze neza ihangane byanze, ariko ejo hamwe n'Imana bizakunda neza cyane. Mujye gukora cyane kandi musenge cyane, mukaze no kwizera maze dutegereze uko Imana iri bubihindure. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Imbere yanjye ndi kumwe na Emi utari uwanyawe ariko witwa Kabaka. Emi Kabaka. Ngo hari Emi ari uwanyawe, ngo hari ngo n'uw'ikinege, ngo hari na Kabaka. Emi Kabaka. Yego ndi kumwe na Emi. Urumva? Yego ndi kumwe na Emi Kabaka. Yego wijanditse. Umwijanditse mukuru. Ngo yuri kwivugura avuga ati Emi Kabaka wijanditse. Isereri mu mitwe yabo. Nako jye ukongera. Mitwe yabande? Ya mwese. Ntarimo. Oye mwese murimo. Ntarimo rwose. Mwese murimo. Isereri gute ko ntanarwara isereri ngewe? Aha. Rero ngo kuba isereri mu mitwe y'abantu. Wango hari igihe winjira nko mu ibe bintu. Nk'abantu nyine ugasanga sugibona se nko mu makomete gasaba mwe ngese ubu nk'iki ngese ubu ngibiki ngese ubiga ibiki, ariko buri ibanga rimwe nabashije kumenya mw'iyi mihanda tubamo. Umuntu watangiye gutuka ejo ni utangira zakagutega amatwi, kandi buri umuntu ugutuka muri komete aba ari umufana wawe. Yego. Kandi ikindi buri umuntu ugutuka areba ikiganiro akakirangiza. Agutuka boraho aho mutabyumva kimwe akagutuka. Ngahiko ubu nk'iki ngo nk'ibi bintu kiba cyabikuye, ariko nk'iki kizasebanya kugeza ngo kibazagifunga. Yego uriya muntu areba ikiganiro akakirangiza. N'akantu ko gufunga baza wagira nibo wabahagereza. Ese nibo urumva? Jado Castar azana iki? Usesengura umupira. Yego. Nyine hari abantu ubona ko bagiye bakora bashyira itafari ku kintu. Umupira watangiye wogezwa na ba Jean Lambert Gatare ndetse
n'aba Marcel Rutagarama hazamo aba Rutamweri ico bagenda bagira utuntu bongeramo hazamo bandengeye ingoma Jean Claude bagenda bavamo hazamo ababagiseri Rugangura buri muntu nyine wese ubona ko ari ikintu yagiye azana mu mupira urumva aka kanya umupira bari kuwogeza bamwe bakawogeza abandi bakagira gute ukumva undaje aje gusesengura urumva ibyo ni ibintu byose bigira nyine icyo bigenda byongera mu kintu natwe rero nko muri showbiz hari abayibanjemo sibyo kandi aka kanya bari kugenda basaza bakeneye barumuna babo nyine bakeneye barumuna babo natwe kandi tuza tukagira icyo tugira gute icyo tuzanamo kindi urumva niyo mpamvu aka kanya uri kuzana muri showbiz ugasanga ari amasirenge turi kugira natwe tuzana urumva kandi ugasanga ari gukoreshwa ahantu hose natwe ahubwo ntituze ahubwo tugira icyo tuzanyemo tuje hari ibyo tuje guhindura apana kwa ngo tuje niba warigiye ku muntu runaka ni byiza ko wamwigiyeho ariko ngwino uze ukore ibirenze ibyo ikibazo umwe muri kubizanamo amakimbirane n'urwango amakimbirane n'urwango ntago ari ku bantu bose kandi nta nubwo umuntu azabaho mwino si wumva ko uzahora wishimye sibyo uko utera imbere ni nako ugira abanzi benshi icyo kintu ugomba kukimenya urumva ntago umuntu wese azishimira ko ngiye kabaka nicaye hano kuri Kim TV urumva hari uzabibona avuga ati gute se ahicaye yaneranye imbere abantu nk'abo wababwira iki Jewe icyo nababwira nuko bakikuramo amashyari kuko kugiye kuzangirira ishyari nta kintu bizakungura ahubwo nureba nabi uzaturika umutima sibyo ngiye niba ndi gukora cyane nkagirirwa amahirwe yo kuba nakicara ahangaha wowe ukumva ko uzahicara wenda hari nk'abantu bagendera nko ku mazina umuntu ukumva nkariko yakwizina izina ntacyo rivuze moshere sibyo ari akivuze izina urango ni ikintu gikomeye cyane ari ikintu bavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe bro sibyo kumva ngo wubatse izina ukumva ko ngo uzajya ahantu ngo ku izina ryawe gusa ntabikorwa nibyo iryo zina waryubatse icyo gihe wari ufite ibikorwa ariko aka kanya ukaba mw'ibyo bikorwa nta mbaraga ukibifitemo ugendera kuri ka kazina wubatse kera ni bya bindi bavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe rero niyo mashyari yabo nibayagumane ngeze bintwaye ntungirire ishyari ngiye nkakora ejo uzaturika umutima nikomereze kandi nunaturika umutima nzaza kugushyingura ntange na peteroli peteroli yo kugira gute wapfuye nese uzaba wapfuye urumva ngiye kuko wagumye kushungera urumva urara ngo umwanzi wawe nakwataka urumva umwanzi wawe nakwataka we wimwitaho ahubwo gerageza ukore cyane wowe wimukosoza amagambo ngo ujye guhatana nawe mu magambo ahubwo mukosoza iki ibikorwa yego umwanzi wawe nakwataka wowe kora cyane yego nuko nari ntaraguha ikaze rero nguhaye ikaze kuri Kim TV bwa mbere uhaje Emi Kabaka wijanditse Eminyawe ni inshuti yanjye niyo mpamvu uri kumva nkuza kuvuga arakantu kamwe unyakiriye kuri channel yawe Kim TV Hub ndagira ngo mbanda kimaka nanjye ubwo erega iki kiganiro ni wanjye kiba kizajya nge nawe dufite channel ebyiri zisa zizenda kwitiranwa iyawe yitwa iyanjye yitwa Kim TV Dwa iyanjye ni Kim TV Hub ndagira ngo mbanda kimaka ku bantu nge naho mure nawo Kim iyanjye ni Kim TV Dwa ikaba Kim TV Hub abantu mugerageze batangiye kugera amajanja shanyabona nta hantu mure n'ibintu byawe rwose dore ejo bone nanaciye hariya numva umuntu ari kumbaza shyushyushyushyu ndamubwira ati wowe kabyara ko nta hantu murira n'ibintu by'uriya mujene namenye iza kina ari bwoko ki ore yanjye ni Kim TV Hub yego iriya yanyu buriya yitwa Kim TV imbere yiyanjye ikindi bagomba no kumenya channel yanjye ruti yawe bro cyane rwose channel yanjye ruti yawe yanjye yaniswe Kim TV Hub vuba kuri kwezi n'ukwa kabiri kandi channel yanjye uragenda yanjye ifite abasabu 96 ngiye kuzuza 92 ahubwo banankandireho ndashaka kuzuza 100 yawe iracyari hasi ariko ikizima nuko twese tuba dukora kandi neza ibyo kuba amazina yaba kimwe n'ibyo ntago ibyo ngibyo ntacyo bivuze reka twinjire mu kiganiro rero wamfura
kabaka yego ahangaha buriya nubwo tuba twatinze mu magambo ntabwo tujya twizimba mu magambo cyane kuko twe tuza twasa tugenda aha tugiye kugirana ikiganiro we wavuze wambwiye ati ufite breaking news zigera muri zingahe ushaka ku breakinga nicyo nanjye nshaka hano niyo mpamvu naguhamagaye nawe ati se kabyara we waje ukimataturira hano yego ubwo turahera ku muntu bita ngo Nana duhere kuri Mitsutsu duhere kuri Bob abo bantu bose uko mbavuze bamaze kuba batandukana byeruye ikiri Mitsutsu bafite undi ntabwo batandukanye byeruye ugiye kwa ngo batandukanye byeruye baba batandukanye bose twinjizemo bihagaze gute ko wumva ndi kubivuga uko bitari urumva uri kubivuga uko bitari niyo mpamvu izi nkuru nkubwira ngo jya undeka ngenze n'imatature urumva nzikubwira ahubwo ngewe urabizi mu minsi yashize tumaze iminsi dufite saga y'umuntu bita Mitsutsu ndetse na Nana hakaza akiyongeramo undi bita Bobo yego urumva aba bose nubwo ndi kubavuga uko nguko impamvu nkubwiye ngo wibivuga ko batandukanye ubwo uvuze ko batandukanye baba bamaze no kuva muri timu yo kwa Kiramani kuko ibuka aba bose nubwo bagirana saga bazigirana ariko bagahurira hehe mu kazi ko kwa Kiramani kwa Dadi uyu Mitsutsu yaraje adukina plaka avuga ko akundana na Nana iriya yari plaka se yari plaka 100%. narabonye baragiye no gukodesha inzu yo wapi nizo rero nje kukubwira izo nizo nkuru nje kukubwira Mitsutsu ndagira ngo nkubwire ko ubwo twamubonaga kuri iriya nzu ari kumwe na Nana bavuga ko ari inzu bagiye kujya babamo yego iriya yari inzu y'inkodeshanyo urumva ubwo se nende ari wayikodesha iriya yari inzu y'inkodeshanyo kugira ngo bikorere content urabyumva ndagira ngo nkubwize ukuri kuwo bita Mitsutsu atigeze akundana na habe na rimwe ibyo twabonye se bavuga ngo Bobo yamutwaye umugore akanarira byari ibi ibyo nyine buretse kunjyana mu mwandiko ngo njyane kure ndaza kubigeraho byose ubwo ndacyari kuri Mitsutsu na Nana iriya yari puranka 100%. Mitsutsu na Nana nta na rimwe bigeze bakundana uretse wenda kuba harabayeho nko kuba nyine umuntu mwakina izirangira ubwo mvuze gukina izirangira abantu bahita bumva ibyo mvuze ubwo gukina izirangira ni gute filime wenda nyine ni nko kuba n'umuntu urumva ko wahura n'umuntu kagakubitwa agakize ibyo nyine bona bwiye bamumvise yego gukina izirangira kuvuga ngo Mitsutsu yaragakubise wenda ibyo ni ibisanzwe ibyo ni ibyo bivuga uko bakinye izirangira ni kuvuza bakinye izirangira ariko za zindi zitagira iki urukundo ubwo twabyita ari nkaho bya bindi byo kwanga fasha ndipfubye cyangwa nubwo atanga fasha ndipfubye kuba umuntu yakwishimira akagutamo ibyo ntacyo bitwaye yego ibyo ntacyo bitwaye ibyo byabayeho ikubyumva ariko abangaba nta rukundo bigeze bagirana habe namba baje bari gukina filime zirangira urumva yego filime bayikine binjize urumva ariko nibamara no kuyikina bikinira zirangira urumva ariko impamvu baje gutandukana nayo ndaza kuzanya ikubwiraho uwo bita Nana yari afite gahunda n'ubundi yo gutandukana na Mitsutsu urumva yari afite iyo gahunda bitewe n'iyihe mpamvu rero Mitsutsu wibuke yatanze Nana kwinjira muri game yego urumva umuntu niba yaragutanze kwinjira muri game aba ari master plan yego aba yakwereka uko agiye we arakuyobora akwereka ngo wenda ngwino dukiniye game izacamo kungo Mitsutsu yaprocinze Nana amubwira ngo ino dukorane twikiniriza boro z'amapuraka tuvuge ko dukundana urumva ariko ubwo babikinaga inyungu nyinshi zaje kujya ku muntu bita Mitsutsu kuko ari we mastermind wa game yeretse Nana ko bagiye gukina ibyo bintu urumva ariko inyungu nyinshi zaza zikigira kuri Mitsutsu Nana aza kumuvumbura urumva ko ugenda ukura muri game ni nako ugenda umenya uko game imeze uko game igenda urumva arangije agira gute
aza kumuvumbura. Mu kumuvumbura urumva Nana yaje kujya agerageza uburyo yagenda yikura mu bintu byande bya Mitsutsu. Mu kubyikuramo byaje kubonwa n'inararibonye ni mastermind, master plan bita Kiramani Daddy. Uri kubyumva? Yego. Ubwo wumva inkuru yanjye ukuntu ndi kugenda nyikwinjizamo. Ubu tugeze kuri kwa Kiramani. Yego. Kiramani n'ubundi nawe ni mastermind kuri abangaba. Akaba na boss wabo. Kiramani kuko yarebye neza akitegereza akabona ko aba bantu ibyabo biri kugenda bigera ahanyuma biri kurangira, aravuga ngo ese ibi bintu kubera iki ngewe ntabibyaza iki umusaruro. Umva ahantu nkugejeje. Kubyumva? Yego. Kubera iki ibi bintu ngewe ntabibyaza umusaruro, ko bose ari n'abakozi banje. Kubyumva? Yego. Aba bose ni abakozi banje. Reka nkwereke. Kiramani n'ubundi ahita yegerana Mitsutsu arabahuza. Uri kubyumva? Yego. Mu kubahuza arababwira ngo n'ubundi byanyu biri ahanyuma biri kurangira, ahubwo noneho mu gihe biri kurangira ndashaka kubereka ngewe icyo munkorera. Kiramani wibuke twari tuvuye muri planka yiwe yo gukena. Iriya yari planka, sibyo? Urabyemera ko ari planka cyangwa ntabwo ari planka? Ndabyemera ku ruhande rumwe, urundi simbyemera. Ku rundi sinyemera bitewe n'ibyo nagiye numva. Mbwira uruhande utayemeraho. Nayi ndahita nkubwira impamvu yari planka. Nyinjiza mu mwandiko ibi byo ku ruhande rwiwe binkurema wowe noneho nibyo wumvise si ibyo wabonye. Yego. Urumva? Vuga ibyo wabonye. Nibyo wumvise si ibyo wabonye. Baraje baravuga ngo Kiramani ngo agiye kugurisha inzu ariyo yagurishije, ngo Kiramani arakenye ngo agiye kugurisha iduka ry'imyenda ari ryo yagurishije. Ntago yari nta kirifite. Kiramani ubwe babigeza ku modoka aho babona agatega moto. Ngenda jya nkubwire ko igihe bavuga ngo Kiramani yagurishije imodoka hari haciyemo umunsi umwe imodoka y'ingene naraye nyibonye n'abakinnyi be bavuye gukina bayirimo. Yego. Imodoka yari ihari. Ariko nawe araza arabasubiza neza. Igisubizo cyiza yatanze nakunze. Kiramani ubwe yaravuze ngo imodoka wenda ashobora kuyigurisha ngewe ubwanjye kuko ndi kubona nta nyungu nyinshi wenda ifitiye. Yego. Sibyo? Ariko mwabona umuntu ngo yateze moto mukaza kubigira iki? Ati imodoka yagurishijwe. Saga iremereye. Kandi nimumenye ko moto ni kimwe mu bikoresho bya mbere muno mujye Gahuma karubashywe. Hari ababosi benshi usanga uzabirebe iyo ari mu gitondo kujya ku kazi si saa 3. Nawe ubwawe ugiye muri business zawe ari nawe ujye ugenda mu modoka hari byo njya mbona uyifite wagakodesheje ku munsi katarana. Yego ngira guca bababwira ati muntize nanjye. Katarana. Hari igihe ugiye muri diruka wayiparika ahantu ukigendera. Inshuro nyinshi cyane turayiparika tugafata moto. Yabitewe n'ikintu uko Agahuma kagira gute karihuta. Muri zambuti yaje Agahuma kaba kagira gute kiyanura. Kiramani rero biriya byo gukeneye ari plaque. Noneho nyuma yuko bivuyeho aravuga ngo ese filime zanjye ziraza kurebwa gute? Sibyo? Yego. Ko ari utuntu najyaga nkoresha abantu bakaza kureba nanjye ubwanjye abantu mugomba kumenya ko plaque zimaze kuba iki? Nyinshi zimaze kuba igishoro. Yego. Yaba umuntu w'indirimbo arajya kuri ngoma akazana aga plaque. Nawe aravuga iti izi plaque zirafasha. Abantu barazi wanjye bakankunda reka tumurebe. Sibyo? Tumurebe atazakinduka. Daddy turamukunda afasha abantu benshi. Iyo ngiye nibivuyeho yahise afata babakozi be arababwira ngo n'ubundi byanyu biri mu marembera ndashaka ko noneho mugiye gukubita planka ivuga ngo Mitsutsu yamaze kwanga Nana. Mitsutsu iyi planka ukuntu uzayikina uzazurire uzajya nyine uzuboroga n'ubundi amarira yawe aba hafi. Yego. Kubyumva amarira yawe aba hafi uzajya uzurira uvuga ko wakundaga Nana ngiye guhita muha Bobo ni umusore mucyake nawe twizaniye ahangaha bitavuga ko bagize gute bakundana. Sibyo? Yego. Ibi ngibi nabyo hari igihe bimaze
baraje nyine baravuga ibyabo bigira gute birarangira. Urabyumva? Yego. Iyi plaque asubira uracyabona iracyari gushininga cyane. Oya. Dore impamvu itari gushininga. Nyuma y'impamvu igomba ngomba kubwira abantu ko bagomba guhumuka nuko twese tubona budakeye kabiro bita Bobo ari mu kiganiro nande na Mitsutsu. Yego. Bari kugira gute mu minsi bari gutukana. Bari gutukana. Ibyo bikaba iki? Tukongera kubona uwo Mitsutsu yaje avuga ko yamwangishije Nana ari wayisha bari kugira gute? Bari gukorana. Warabibonye nibabibonye? Narabibonye ko bakoranye. Niyo mpamvu ugenza nko kwanga ibintu byanjye bifite iki ibimenyetso. Yego. Uri kubyumva? Naka kanya niyo mpamvu nakubwiye ngo aha ngaha ndaza mite mwinjiza impamvu zari plaque ndaza mite mwereka poste z'uwo bita Nana kugira ninjire kuri Nana neza. Ubwo nanashaka no kwita mwinjiraho ntago nahita mujyaho ahubwo ndabanza nkubwire ngo abangabo yabo uyu Bobo wavuze ko yakundanaga na Nana uyu Bobo afite iki? Afite umukobwa umukunzi mushyashya. Ni mushya buri yuriya. Wamubonye? Nagize ngo nubahozeho nge. Afite umukobwa nyine wundi agiye kwinjiza muri game. Yego. Urumva? Na Mitsutsu afite undi mushyashya. Agiye kwinjiza muri game. Yego. Ntago bakundana se koko? Abose poste wazibonye. Yego niba utazibonye umbwire nzikwereke. Sibyo? Yego. Nzikwereke cyane. Nazibonye. Wazibonye. N'abantu hano bagomba kuzibona. Niko byumva? Mitsutsu yazanye umukunzi mushyashya. Bagiye gukorana. Yego. Ni umukunzi ku by'akazi. Kandi abibambita abakunzi babo bakundana. N'akazi. Niko byumva? Na Bobo yazanye umukunzi mushya. Hanyuma Nana bahoraga bapfa. Uyu Nana bahoraga bapfa ndashaka kugira ngo kujya mwinjireho neza. Ngiye kukwereka poste ebyiri za Nana. Poste ebyiri. Na apostinga umukunzi. Poste oya. Ndakwereka poste ebyiri za Nana. Kugira ngo ibintu nawe ubyemere. Okay, ngize. Banza urebe iyi ngiyi ya mbere. Umurerwa Nana. Umurerwa Nana yanditseho ni poste ya Boneri yakoze screenshot ajya kuyipostinga yandikaho ngo congratulations my brother. Imana izabe iruhande rwanyu izabarinde ibibi byose. Okay, we ninde yanditseho? Uyu nguyu ni Bobo yarapostinze n'umukobwa bari gukina biyari. Okay. Sana nkwereke indi. Dore ngo uyu Bobo na hano murebe. Tajyanira ya biyari gusa. Reka nze nkwereke indi aha ngaha se ko ibintu mba mbifite. Kanze nyikureberemo hano nk'iyi telefone yanjye kwimo. Urumva? Kanze mite nkurabura noneho. Undi mwandiko mwaha ngaha. Dore ngiyi nayo. Nongeye ukwereka poste zindi. Okay, dore ngiyi niyi. Iyi nayo ni yande? Iyo nindi poste. Iyi ni poste y'umuntu bita Nana. Yego. Ndabona iriya yari kuri Instagram, ndabona iyi ngiyi yayipostinze kuri WhatsApp yagize ati ubwo ni Mitsutsu n'umukobwa yarapostinze ntazo wari we yanditse ati finally inkweto ibonye iyayo, congratulations my people, ashyiraka emoji kimpeta for new journal, Imana izabagende imbere. Iyo ni poste ya mbere. Iya kabiri ivuga ngo iki? Iya kabiri ni ya Bobo na wa mukobwa bari gukina biyari iravuga ati congratulations my Bobo, ashyiraho impeta, Uwiteka azabe iruhande rwanyu. Matelefone yanjye wamaze kubibona. Izi poste zose ni zande? Ni Nana. Nana wari umaze iminsi avugwa muki? Mu rukundo we na Bobo. Mu rukundo na Bobo. Mitsutsu yaramaze gutabwa hehe? Yabuzo. Urumva? Yego. Ariko Nana aragarutse arabapostinga. Uyu Nana abapostinze agiye hehe? Ntago nzaho yari yerekeye. Nana iyi ni breaking news. Nana nagakiri mw'iki gihugu. Yagiye hehe se Nana? Nana yamaze kwerekera yafashe rutema ikirere. Yerekeje he? Muri Kenya.
gutura se cyangwa yagiye mu butembere cyangwa wenda yagiye muri konje. byakonje ibyo kuko turi no muri konji noneho kugira ngo unabyemere impamvu mba nkubwira ko ibintu byanjye mbifitiye ibizibiti nguyu nana aha nihe yaragezeyo ubwo iyo foto yari yamaze kugera Kenya. dore reba se wagira nkwereke okay aho yaragezeyo yari yamaze kugera Kenya. yego yambaye neza ariko ibiruhuko byiza urumva nana sereka nkubwire ko nana ngiye maze igihe kinini nzi neza ko afite ibyangombwa yanabishatse kera byo kwerekeza muri Kenya. afite n'ahandi kuko ahangaha ngasanze y'umuntu bivugwa ko ashobora kuzahita yerekera hakurya y'inyanja. urumva nawe agiye kwigendera agiye kuba umudiyasipora nawe yaka kanya yambanye umudiyasipora ahubwo ba bonere ba bobo icyo bagiye kuzajya bakora ni ukuzajya bakandirwa akanyenyeri nk'abantu bakundanye bakoranye ariko mwana ako urukundo uziko mumaze kurugira inuza igishoro hoya ahubwo urukundo mumaze kurutesha agaciro gudezo mumaze kurutesha agaciro wowe ubwawe uraza umuntu niba muhuye kagakubitwa ngo turakundana ese hari umuntu waryamana n'uwo adakunze sha niba ari abamukunze ho bizagorana ubu abantu mujyamana nabo mukundana n'uwo mba nkunze gusa umuntu ugura indaya buriya baryamana bakundanye oya ntago wagura indaya ngo unese ubwo urumva indaya waba uyikunze aba ari ukwikiranura n'umubiri icyo tukiveho ese iyo wicaye mu kabari urabizi buriya wako ngo icupa rimanuka rijya hasi iyo wicaye mu kabari ukaba uri kwinywera icupa uri kumwe n'abantu bikarangira icupa rimanutse hakaba hari n'umudada wenda mwari muri kumwe cyangwa mwahuriye aho ngaho muri show kagakubitwa mwamukundana nta rukundo ruba ruhari kuba ari ukwikiranura n'umubiri nta rukundo ruba cyangwa se umwe muri mwakunda undi nta rukundo ruba rurimo iyo mwagiye muri pata ahantu runaka ugahuriraho n'icyana mukenjoyinga kagakubitwa ruba ari urukundo urukundo ntarwo niyo mpamvu nkubwira ko nta muntu ukiryamana n'uwo bakundana kenshi urumva kandi ikintu kindi uba ugomba kumenya ntabwo umuntu mukundana bya nyabyo urumva buriya mujya muryamana kenshi umuntu ukunda bya nyabyo nyine umuntu muzashakana tu umuntu iri wowe ufite nka gahunda yo gushaka umuntu muzabana akenshi ntabwo ujya usanga uryamana nawe nk'uko uryamana n'abandi bose abahari nibyo muba muryamana nawe sibyo ko ntabwo burari ikintu kimwe najya nemera batambwa igihe utanyumvisha ngo nkemere ni imyumvire yanjye ntabwo bibaho ku iyi si iki gihe tugezemo uretse wenda mu bihe byashize ko habagaho kurambagiriza umuntu ugasanga bakuzaniye umugeni utamuzi yego ariko aka kanya ntihazagire umuntu uza ngewe ngo abishyiremo abinyumvishe ko hari umuntu wabana n'umuntu batigeze basambana cyangwa baryamana barahari benshi niba wumva ko ubana iyo ni imyumvire yanjye nawe ufite iyawe sibyo utwo ni uruhande rwanjye njye ntabwo njya mbyemera kuko isi tugezemo ndi kuyibona uko iyi si iri kugenda n'abantu bazandika nka muri komenti batubwire uko iyi si iri kugenda iri kwirukanka njye ntabwo nemera ko umuntu yifata agakundana n'undi umwaka imyaka ibiri batararyama oya hari n'abamara 3 n'5 n'ingahe gashira bakagenda bakajya mu murenge bakamanika amaboko bakabana wenda bakaba baryamana kuri uwo munsi wo kuva ku murenge kuko mu mategeko biba byemeye ko ari umugore wawe uzi ikintu kibaho kuri abo nabo byabayeho umwe muri bo bafite icyo akurikiye ku wundi n'ubundi urwo rugo ruba ruzashoboka ko ruzasenya nta kabiri umwe uko nta nubwo natinya kubivuga haba harimo ikintu kijyanye n'imitungo niba ari umusore hati nkundana n'uno muntu kandi yambwiye ko tuzaryamana umusore we byagorana kubona umusore udashaka kuryamana n'uwo bazabana nibyo nkubwira none nabo mpeketa batazabana bararyamana none se ukaza umbwira iki nyine ko ibyo bintu ngemba nkubwira bibari ahubwo twikomereze mu mwandiko wacu twikomereze ubwo banana namaze kukubwira ko ibi ngibi byaba ari iki ari prank yego
yego ariko mukamenya ko yamaze no kugira gute yamaze kuva mu gihugu cy'u Rwanda ubu ari mu gihugu cya Kenya yamaze gucomoka yego yaba bobo nzabigarukaho mbivuga yego ubwo ni affaire suiva twinjira mu bindi rero yego okay uza hano ngiye kukwinjiza mbabarira mbere yuko mpita nkujyana mu mugani nabonye ahantu ndashaka kubanza ngo ce gasopo ku bantu nabonye mbabwire ngo mukire birarura abayigize ni igiki bacira kiri kurura reka nze mbanze nkubwire amajwi ngiye kugukinira hano uri kumva mbanze nkukinira aya majwi ngaya nayagezeho dore ngaya namajwi se bajyanye n'ibyiki umva no majwi kana kumujisho ubu hari amakuru menshi ari kuvuga ko washobora kuba ari singo yatandukanye n'umugabo we ntago iradeti wazayigera no ibyanyabyo ukagerayo iki kibazo giteye ubwoba ni ukuri kw'Imana ndarahiye bari umunyamakuru uri kubaza hariya byari ikiganiro gisa uyu ni Roskana ubwo yageraga mu ijoro ryakeye ku kibuga cy'indege i Kanombe aho yari avuye hanze gushutinga indirimbo ye yarari mu kiganiro n'itangazamakuru inkonkobotsi y'umunyamakuru njye numvira mubajije ngo ese byashoboka ko twakubonye uko wabonye Muyango sibyo oyi Muyango nuza data afite ikiganiro gikorera content afite ego twabonye ubwo yakoranaga iyi content na Roskana hari ukuntu nyine barebana neza inkonkobotsi njya kumvira mubajije ngo ko kakanya Muyango ari singo impamvu uyu munyamakuru mwisi inkonkobotsi nimwe Muyango sari singo nyine nicyo cyaka kukubwira niyo mpamvu nanjye mubwiye aya magambo mbabaye inkonkobotsi ufata gute umudamu w'umugabo bafitanye n'umwana basezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana ukajya kuvuga ngo aka kanya risingo amategeko atarabatandukanye gute ni gute nawe mbwira impamvu nkubwira ko aba bantu nubwo bashaka wenda title baza gushyiraho babona akantu kaza gukoma ni gute umuntu yifata akabaza ngo akavuga ngo umugore w'umugabo wasezeranye n'umugabo aka kanya ari singo gute ubwo yagombaga gukoresha iki yarakwiye kumubaza wenda ko wenda bari abatameranye neza ariko ntabwo yarakwiye kubaza Roskana ngo wagira gute nawe wakiramo kandidatire ariko biravugwa ko Muyango na Kimenyi bamaze gutandukana wenda nubwo atari mu mategeko oya aka kanya ibyo ngibyo byabiravugwa nge ntago mbyemera mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe urumva niba ntazibana zidakomanya amahembe naba ngaba mu gushwana byaba urumva ariko ngendana n'amategeko ngendana n'imirongo migari y'igihugu urumva kuba baratandukanye cyangwa barashwanye ni byawe n'umubwira ngo ntazibana zidakomanya amahembe barashwanye ariko aka kanya ntago twaza tuvuge ngo umwe ari singo ntago ari abasingo mu mategeko yego nibyo ngubwira nyine impamvu ngiye ngubwira ngo ngendana n'imirongo migari y'igihugu umwe azaba singo mu gihe bazaba bamaze gukora iki divorce urumva nibamara gukora divorce nibwo umwe azacukwe n'undi agacukwe ariko aka kanya mwiza gutangira kuvuga ngo runaka nta kuntu wamwiyongoza ibintu ntago bigize gute ntago bikwiye ubaha agahenge uwamubajije nawe ko ari umugabo mugenzi we ntiyashyiramo kandidatire nawe dukomeze yego twambuke twiyambukire woki ndaje mite mwinjiza muri ya migani migani igihe wahereye uyica ni imigani bwoko ki umva se uzi ukuntu ngiye kukubwira ukuntu ngiye kugutangiza aka kantu wigeze ukabona
umukobwa w'isugi uzabyara umuhungu amwite amazina yanjye. Manuel Kabaka. Oya, Manuel. Emmanuel. Ubwo zo umugani waciwe nani? God with azi. Imana iri kumwe natwe. Yego. Ibi wamenya nabikuye he? Ubwo nanjye ntegereje kunyinjiza aho wabikuye. Ndashaka ahubwo ibi bintu nawe tuze kubiganiraho. Aye ni amagambo yanditswe mbere yuko ejo hazaba ari ku itariki? Ejo hazaba ari ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki 5 ejo nawe uzaba uri mu ki? Mu bukwe. Yego. Okay. Kubera iki ibi bintu bise bihuza n'iki? N'ubukwe. Kandi uzajya mu bukwe. Ese ubu bukwe ngiye kuvuga uzaba uburimo? Yego. Ntago ari buriya nzaba ndimo. Nguhaye do iki? Ntago ari buriya nzaba ndimo. Ko ari umustar. Ndagusetse singushinyitse. Nukuri? Reka. Wowe ejo uzaba uri mu bukwe ariko uyu mugani si uw'ubukwe uzaba urimo. Nawe se mbanze nguguha usome. Katurebe uwa wanditse. Oya, reka nze nkwereka ahubwo. Okay, ngaho nyinjiza mumva n'imvano y'uwo mugani. Wowe ahubwo ngiye kubikwereka uri kubyumva. Reba dore ngibi uko bimeze. Umukobwa w'isugi uzabyara umuhungu umwite Emmanuel. Niyo magambo yifashishijwe mu guteguza indirimbo Emmanuel izasohorwa ku munsi Vestina azakoreraho ubukwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Emmanuel. Mereza, ubu bukwe uzaba burimo? Oya, ubwo ntago nzaba mbuze. Niyo mpamvu nagushinyitse. Iyi ndirimbo n'uno mugani bivuze iki? Ntago nzi igisobanura na kimwe cyabyo. Ahubwo bivuze iki wowe? Windeba ko. Bivuze iki? Bivuze iki nihazamo Emmanuel ku mukobwa w'isugi? Bivuze iki? Ushaka kuvuga ko bagiye gukora ubukwe atwite se? Ibyo ni wowe uri kubivuga. Ahubwo abareba kure murebe munasanisha impamvu iyi ndirimbo bayikize ku munsi ubukwe. Hakazamo n'iki? Emmanuel. Emmanuel ni iki? Ni umwana w'iki? W'umuhungu. Uri kubyumva? Ubwo ngubwo indeba kure mugira gute? Mutegereze murebe. Uri kuducanga kaba. Aha ngaha ducayurira ibyo bintu. Utubwire ngo dore ngo Manuel ibi. Oya, ibi ngewe ni ibyo sinkweretse si ibyo usoma. No kuvuga ngo Vestina na Dorcas bazashyira indirimbo yitwa Emmanuel ku munsi w'ejo. Ejo ku itariki 5 nibwo ubukwe bwa Vestina buzaba. Kandi hejuru twabonye title ivuga ngo iki? Umukobwa w'isugi uzabyara umuhungu azamwite Emmanuel. Gusa umukobwa w'isugi ninde? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo murebe kure nyine sishatse kubivuga. Wende Emmanuel nuwo bazabyara. Ako se umukobwa w'isugi ninde uzabyara ninde? Ubwo muzamumenye. Namwe nimugire gute? Niyo mpamvu muri kwa murebe kure. Sibyo? Nimubona Emmanuel aje muzamenye. Ese byatangiye gute? Ahubwo nanjye naza uzangarura hanga ku platform mubwire ngo si ibi bintu nabikubwiye ku itariki zingana. Ko bataciye se ngo umukobwa w'isugi uzabyara umwana azamwitereye cyangwa mwite Mpekete cyangwa mwite Junguju cyangwa Shukuru cyangwa Irene none se ejo ni kuri Noheli? Oya ga Yesu se oya ejo ni umunsi w'ubukwe bwa Vestina na Dorcas n'umugabo we. Umbaho muyo mwasari abo mwana ziko mwasari bwa Vestina na Dorcas cyangwa ubukwe bwa Vestina na Odrago urumva na Wedarago Idrissa Wedarago Yesu ngo Dorcas ikomuza n'amagote ngo Dorcas ubwe yabibwiriye ko nta bukwe afite vuba agiye kwigira kaminuza. Dorcas nure wavuze ngo nta bukwe afite, yavuze ko nta bukwe afite vuba agiye kwigira kaminuza. Vestina aramubwira ngo nanjye ntago narinzi ko bizagenda uko nguko, nanjye ayo magambo uri kwivugisha niko nanjye navugaga. Ngo nawe ejo nyine hari igihe twabona save the date isohotse. Uzaba nta ribi
ese reka nkubwire wamenye ko ubu bukwe ejo ikintu cyitwa amatelefone azaba ari kurindwa mubi amatelefone y'ibikizi yabazitabira ubukwe yabazataha ubukwe ubu nibwo bukwe bugiye kuba bufite abantu bakontorora muri sale benshi cyane bodyguard nyinshi muri sale nyuma y'ubukwe bumwe twigeze kubona bwabereye hehe ni ubuhe se ubwo bundi nta bukuzi bwigeze kuba hakanamenedwa kamera y'umuntu hamwe ngo bakubise kamarade ngo bakamufungira muri wese ntabwo hahandi barariya njya numva ngo hari ubukwe bamukubitiyemo bamufungira muri wese hari ubundi bwabereye ku ntare wabwibutse ubwo bukwe rero bwabereye ku ntare hari umuntu wagiye akoresha sisiteme afata ikintu nyine yarashyiraho kamera barayimena ubu bukwe rero bw'ejo reka nkubizabwo sishatse kuvuga aho buzabera ko naho namaze kuhamenya ariko ikintu cyitwa umuntu wese ukoresha social media yaba umu YouTuber yaba umunyamakuru ejo abe n'uwatumiwe bwa telefone bwanyu bimwe byo kuvuga ngo wenda guzinjira mu bukwe ngo nta kamera ngo ndakoresha telefone baraba bakata uku nguku basirikira banyuranamo bya bindi byanyu byo kuba ngo murafata uturiri mugende muduteranya mukoresheje porogaramu runaka no umwana w'umuhungu yabikajije bro ubu ninde Wedarago se ubwo niwe waza kumena kamera ahubwo Wedarago ko yabyishimira kubona ibintu byose bigiye kuba iki Visit Rwanda urumva akishimira nawe kuba igihugu abantu bose bari kugira gute bari kumupostinga ariko ibyo byose muzabipostinga ahubwo mwabikuye ahantu hamwe iki atabyishimira mwamufotoye yasamye sha ari kwayura Wedarago umuheru umukwe wacu rega unese kwayura niki Nese umuntu yayura kuko ashonje man icyo kintu kwayura n'umunaniro biba birimo kuno ahubwo ikibazo gihari nuko yayuye ngo bageze kwivanga mutungo risesuye na system Nyarugenge igomba gukora none se mushaka ku mwana wacu we azandavura nta mwana wacu wandavuye none se abo sitwe hanyuma Emikabaka reka ngushimire cyane shimire na buri muntu wese twabanye mu kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye dushimire na mpeketa ubu uri hano inyuma yacu yitwa Renove kuri Instagram mugende mu murebe uburyo ari mugufi uwishimira ko ari mugufa mwandikire amubwira ati tugende nkugurira ka mitsingi dore ko wamuhaye mitsingi ibintu byose biba byakemutse yego nanjye nishimire mbere yuko dushimira abantu reka mbanze nibwirire abantu umukwaferi wa mbere uri gukimaka mwuno mujye uri kubibona nanjye ku kanyogosho ufite umukwaferi uri kunkoraho urumva uyu mukwaferi impamvu nje kumuvuga aha ngaho Kimu nuko uyu mukwaferi we ari gukora ibyo abandi badakora apana kwa kundi muzajya gutonda imirongo kuri saro uri kubyumva uyu mukwaferi bamwita Inosa akorera ahangaha muri Gikondo niwe mukwaferi wa mbere uzahamagara aho uri hose mwuno mujyi wa Kigali akagusanga mu rugo hari abantu baba boss usanga bashaka kwisohokera n'abana babo cyangwa umuryango wose ushaka gusohoka ariko bagasohoka basa neza uyu mukwaferi muhamagare cyangwa umwandikire agusange mu rugo aze agukoreho ryake umushaka wamuhamagara cyangwa se ukamwandikira kuri 07535551 bamuhamagare abakoreho ryake Emi ndagushimiye cyane yes